hari ahantu havugwa muri Bibiliya iyo abantu benshi basoma barahagera bagahita baharenga batabyitayeho. Ni ahantu havuzwe inshuro nke cyane gusa, ariko amateka yahahishe ibanga rikomeye cyane. Tekereza wowe uri kunyumva muri aka kanya, uba umwana w'imyaka 5 gusa, mu gitondo kimwe yumva urusaku, abantu biruka, amarira asesekara, ubwoba bwuzuye mu rugo, nta n'umwe umusobanurira ibibaye. Mu kanya gato yagateruga n'uwamureraga bagatangira guhunga. Mu kwihuta uwo mwana akitura hasi akagwa akavunika amaguru yombi, kuva ubwo ntazongere kugenda neza, ukundi agahinduka ikimuga. Amaze imyaka myinshi yaribagiwe n'abantu, aba kure y'ingoro y'ubwami, atuye ahitwa Lodebari, ahantu hadafite icyubahiro, hadafite icyizere, ndetse bamwe bakagereranya n'ubuzima bw'uwatawe. Ariko ikibazo gikomeye twakwibaza ni iki ngiki: ubundi Lodebari ni hantu ki? Kuki Mefibosheti yahageze? Kandi niki cyatumye umwami Dawidi yohereza intumwa zidasanzwe ngo zimushake muri uwo mujyi cyangwa se muri ako gace? Kugira ngo tubyumve neza tugomba gusubira inyuma mbere y'uko Mefibosheti avuka. Ubundi mbere y'uko Isirayeli igira umwami, yayoborwaga n'abacamanza. Mu gihe cy'intambara cyangwa se amakuba, Imana yazamuraga umucamanza akayobora ubwoko bwayo. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, amahanga yari abakikije yagiraga abami. Abisirayeli nabo batangira kuvuga bati, natwe turashaka umwami uzajya tuyobora nk'andi mahanga yose. Nubwo uwo mutima ndetse n'umugambi utari ukurikije ubushake bw'Imana, Imana yemereye umuhanuzi Samweli kubimikira umwami. Uyu mwami yahise ahinduka Sawuli mu muryango wa Benyamini. Sawuli yari muremure cyane, akomeye kandi agaragara neza kurusha abandi bose. Mu ntangiriro yicishaga bugufi kandi yizeraga Imana. Yatsinze intambara nyinshi, igihugu kirakomera, abantu baramwishimira. Ariko uko igihe cyagendaga, umutima wa Sawuli watangiye guhinduka mubi. Yatangiye kutumvira Imana, atangira gufata imyanzuro ayoboye n'ubwibone n'ukwishyira hejuru. Atangira gufata imyanzuro ayoboye n'ubwoba aho kumva ubushake bw'Imana. Ibyo byatumye Imana imwaka ubwami. Aho niho amateka Lodebari yatangiye, n'ubwo icyo gihe nta muntu watekerezaga yuko ariko byari kugenda mu nyuma. Mu gihe Sawuli yari akiri ku ngoma, Imana yo yari yamaze gutoranya undi mwami. Uwo mwami yari Dawidi. Gusa Dawidi ntiyari umusirikare, ntiyari umutware, ntiyari umuntu uzwi, gusa yari umwungeri w'intama. Nicyo Bibiliya itubwira. Mwibanga rikomeye cyane, umuhanuzi Samweli yamusize amavuta, amwimika kugira ngo azabe umwami. Hashize igihe gito, Dawidi yaje kurwana n'umurwanyi yari ikomeye cyane bitaga Goliyati. Wari umurwanyi wari warateye ubwoba ingabo zose za Isirayeli. Izina rya Dawidi kuva uwo munsi ritangira kwamamara. Abantu batangira kuririmba bati, Sawuli yishe ibihumbi, ariko Dawidi ye yishe ibihumbi 10. Ayo magambo yababaje Sawuli cyane. Kuri uwo munsi yatangiye kureba Dawidi nk'umwanzi. Mu gihe Sawuli yangaga Dawidi, gusa muri iki gihugu cye cyangwa se muri urwo rugo rwe hari umuntu umwe wamukunze by'ukuri. Uwo muntu yari Yonatani, umuhungu nyirizina wa Sawuli. Nubwo yari igikomangoma kandi ari we wari ukwiriye kuzaragwa ingoma agasigarana ubwami bwa se, ntiyigeze afuhira Dawidi, ahubwo yamubonye nk'umuntu Imana yari yaratoranyije. Bombi bagiranye isezerano kuko bari bamaze kuba inshuti zikomeye cyane. Iryo sezerano bagiranye ryari isezerano ryo kudahemuka imbere y'Imana. Yonatani yaje gukuramo ikanzu ye, intwaro ye ndetse n'umuheto we, abiha Dawidi nk'ikimenyetso cy'ubushuti n'icyizere. Nyuma yaho Yonatani yabwiye Dawidi amagambo akomeye cyane, arangije aramusara amubwira ngo, igihe nikigera ugahabwa ubwami, uzagire neza urubyaro rwanjye ntuzabarimbure. Dawidi yarabyemeye. Muri ako kanya isezerano rirakorwa. Mu gihe bakoraga iryo sezerano, nta muntu n'umwe muri bo wari uzi ko nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'iryo sezerano rizakura umuntu mu mwijima w'i Lodebari rikamwicaza ku meza y'umwami. Icyo gihe mu rugo rwa Yonatani havuka umwana. Uwo mwana bamwita Mefibosheti. Yavukiye mu muryango w'ibwami, yari umwuzukuru w'umwami Sawuli. Yakuriye mu ngoro. Icyo gihe yari afite amahirwe yo kuzabaho mu buzima bwiza. Nta muntu washoboraga gutekereza ko uwo mwana umunsi umwe azabaho nk'impunzi yihishe kure y'ibwami. Nta muntu wari uzi ko ubuzima bwe bwari bugiye guhindurwa n'ibyago bitigeze gutegurwa n'ikosa rye. Mu gice gikurikira tuzareba intambara yabereye ku musozi wa Gilibowa. Tuzareba urupfu rwa Sawuli ndetse na Yonatani. Tuzareba uko Mefibosheti yabaye ikirema bikaba impamvu nyakuri yajyanywe i Lodebari. Tuzakomeza ubutaha. Ntibibagirwe ko ahangaha wisanze ari kuri Daily Advice by Claude TV, cyangwa se mu magambo ahinnye yo twita DAC TV, aho tukugezaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, amakorasi n'indirimbo byo guhimbaza Imana. Ubundi niba ukeneye ko uzajya ubona n'ibindi byinshi, ntibibagirwe guhana subscribe, like, share ndetse na comment. Ubundi reka duhure muri video zo gutaha. Ubundi Imana iguhe umugisha.